Mwiriwe, mwiriwe, ni umuvandimwe muri Yesu Marceline, ndagira ngo tuganire kuri iyi mesaje. Kubaho ubuzima bwubaha Imana muri iyi minsi bisigaye bikomeye cyane, kubera ko ibintu bisigaye biriho, usanga sosiyete turimo ubu ngubu, ukuri kwahindutse ikinyoma, ikinyoma cyahindutse ukuri. Yewe kugeza n'aho ijambo ry'Imana ryahindutse naryo ikinyoma kuri bamwe. Hari abatarishaka no kuryumva, yewe hari n'abarifata bakarihindura, bakarigira uko babishaka kugira ngo ibyo bashaka kuvuga bishobore kumvikana. Urumva rero bigeze n'aho ijambo ry'Imana naryo rikoreshwa nk'aho umuntu yakoresheje ikintu icyo ari cyo cyose. Urumva rero birakomeye, ndagira ngo twiganirire kuri iri jambo, tuganire kuri iyi mesaje, maze twibaze ukuntu twagombye kwifata muri iki gihe. Ubwo rero urebye ndagira ngo iyi mesaje tuganireho ize kutubwira ukuntu twagombye kubaho ubuzima bwo kubaha Imana muri iki gihe kitoroshye tugezemo. Kubera ko dukoresha ijambo ry'Imana, reka dufatanye dusenge maze umwuka wera atuyobore. Mubyeyi mwiza, Mana isumba byose, nyir'ubutungane, Mana igira ubuntu, abana bawe twongeye kuza ku ruhimbi rwawe ngo tugusabe mwuka wera utugenderere, maze iri jambo tugiye gusangira, iyi mesaje tugiye kuganira, ari wowe udufasha kumva, dore ko turakoresha ijambo ryawe ritagatifu Bibiliya, dufashe kumva uburyo tugomba kubaho twubaha Imana yaturemye, utwumvishe ukuntu tugomba kubigenza, ko tugomba guhagararamo n'ukuntu tugomba kwifata, cyane cyane muri ibi bihe bitoroshye tugezemo. Dushoboze rero, maze iyi mesaje irangire dufite icyemezo kigaragara kandi kiri muri wowe. Tubisabye twizeye mu izina ry'Uhoraho, umwami wacu Yesu, amen. Hari uwagira ati, ese byaba bisobanura iki kuvuga ngo kubaho ubuzima bwo kubaha Imana? Maze rero muri make, kubaho ubuzima bwo kubaha Imana biravuga ngo ni ukubaho ubuzima umuntu abaho akurikije amategeko y'Imana yanditse muri kiriya gitabo cya Bibiliya. Yewe sinajya no kure, ndumva ari ibyo ngibyo. Kubaho ubuzima bukurikiye ibyo Imana idusaba kubaho, mbese gukora mu buzima bikurikije amategeko yanditse muri kiriya gitabo cya Bibiliya. Niyo mpamvu turakoresha ijambo ry'Imana ngo twumve iyi mesaje. Mbese urebye, reka ndetse tujye kuri iriya mirongo dusanga mu Baheburayi. Reka turebe mu Baheburayi igice cya 12 umurongo wa 14. Reka twumve ibyo uri kutubwira ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose, kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa, kuko utejejwe atazareba umwami Imana. None rero bavandimwe, ushaka kubaho ubuzima uhoraho ashaka, agomba kubana n'abandi neza mu mahoro, ubundi akabaho ubuzima bwejejwe, ubuzima butuma asabana n'abantu neza, kuko intumbero yacu twese ni intumbero yo kujya mu ijuru, no kujya kubana n'Uwiteka nituba turangije n'ubuzima bwacu hano muri iyi si, ko ntabwo tuzabaho mu musozi. None rero kugira ngo iyi mesaje yumvikane, nayiciyemo ibice bitatu. Bivuga ngo ni gute umwana yabaho ubuzima bwo kubaha Imana muri iki gihe tugezemo. Umwana uciye akenge, umwana wasobanukirwa n'aya mategeko, yewe na ba bandi bakuze batarashaka, nabo twakwita ko
bari muri iki kigero. Ikindi mbese nabiciyemo gatatu, icyo ni igice kimwe. Igice cya kabiri ni gute umugore yabaho ubuzima bwo kubaha Imana muri iki gihe. Icya gatatu ni gute umugabo yabaho ubuzima bwo kubaha Imana muri iki gihe kitoroshye tugezemo. Reka rero dutangire ku gice cya mbere, ni gute umwana uwo ari we wese uciye akenge utarashaka, umugabo se utarashaka nawe, mbese umwana ukuze, ba bandi batarashaka, abana mbese bazi ubwenge, bazi kwifatira za decision, ni gute babaho ubuzima bwo kubaha Imana muri iki gihe tugezemo. Turabizi ko Uwiteka rwose ashaka ko umuntu wese yaremye yakora uko abyifuza, yabaho uko abyifuza, nubwo twebwe abantu twifitiye ugushaka kwacu gukora ibyo dushaka, ariko Imana iradukunda ku buryo yifuza ko twabana nayo, tukajya dusabana nayo, tukagira urugwiro nayo. None rero n'abo bana ntabwo Imana yabaheje. Imana irasaba ko umwana uwo ari we wese uzi ikibi n'icyiza yagombye kubaho ubuzima wishimishije, ubuzima bwo kwiyubaha. Tuzi ko hari igihe abana bagera, cyane cyane abo bageze muri adolescence, ugasanga ubuzima ntabwo bworoshye, ugasanga afite za changement, hari ibiri guhinduka mu mubiri we ndetse imbere n'inyuma, ugasanga biramuremerera, biramubera ikibazo. Yewe twavuga ko n'ibi nabyo bitatuma uyu mwana atiha Imana ngo abe ubuzima bunejeje Imana, ubuzima bwo kubaha Imana. Kuko niyo bimeze gutya, Uwiteka atanga imbaraga n'ubushobozi bwo gushobora kubaho ubuzima Imana ishaka. Igikuru ni uko uyu mwana uko yaba angana kose yaba yubaha Uwiteka kandi akamwumvira, akabaho ubuzima bwo kwihangana, ubuzima bwo gusenga. Twanavuga yuko ndetse n'uyu mwana nawe niyo yaba ashaka kugenda akabaho bya bindi abana bavuga ati nanjye reka njye gusogongera, njye kumva uko abandi bana babaho, agashaka kubaho kugira ngo yumve ibyo abakiri bato babaho, nabyo yabikora, ariko akabikora ku buryo atasitara ngo agende akore icyaha ngo abeho nk'abo muri iyi si. Akagenda yisunze Uwiteka, yitonze kandi yumvira ya mategeko tujya dusoma muri iyi Bibiliya. Ubwo rero ngo ni ukuvuga ngo ibyo ari byo byose uko uyu mwana yabaho, niba atinya Imana, niba yubaha Imana, niba asoma ijambo, yajya agenda abaho uko ijambo rimusaba, ubundi Uwiteka rwose aramushoboza mu bibi, ibigeragezo, amakuba se, ikintu cyose kibaye, igihe cyose atumbiriye Imana akayisaba kumufasha, rwose Imana nayo ni nziza, Imana ni urukundo, Imana iratabaruka, ifasha abana bayo ingeri zose. Niyo mpamvu rwose nashyizeho iki gice ngo n'umwana uwo ari we wese uzi ikibi n'icyiza, utinya Imana, wubaha Imana, nawe yagombye kubaho ubuzima bwo kubaha Uwiteka ndetse akamushoboza muri byose. Ubwo turangije igice cya mbere. Igice cya kabiri ngo ni gute wabaho ubuzima bwubaha Imana uri umugore. Iki gice rero nabonye turagishobora tugiye muri Bibiliya, turajya muri Bibiliya turebe mu gitabo cy'imigani. Igitabo cy'imigani gifite igice cya 31, turareba kuva ku mirongo wa 10 kugera ku murongo wa 31. Iki gice rero turacyisunga cyane, nicyo kirashobora kudusobanurira uyu umugore rwose w'igitangaza, maze aduhe n'izindi ibitekerezo by'uko umugore wubaha Imana yagombye kubaho. Iki gice kitubwira ibyerekeye imico myiza y'umugore mwiza ufite ubushobozi buhebuje. Ntasanzwe, uyu mugore ntasanzwe, ni intangarugero, ariko ntibyoroshye gukora ibyo akora byose. Abandi bagore bamureberaho nubwo akora ibintu bihambaye. Ubwo rero turagenda tureba muri iyi mirongo, ndagenda twishingikiriza iyi mirongo yo muri Bibiliya, tuyisome ubundi twumve ukuntu uyu mugore yabayeho yubaha Imana. Harimo ibice bitatu nibyo nashoboye gushyira hamwe.
igice kimwe kiravuga ngo umugore wubaha Imana ni uw'agaciro, ikindi kiravuga ngo umugore wubaha Imana ni uw'ubupfura, ikindi cya gatatu ngo umugore wubaha Imana ni umugore wibonekerwa. ubwo rero reka tujye ku gice cya mbere muri iyi titire ivuga ngo ni gute wabaho ubuzima bwubaha Imana uri umugore, dukoresheje igitabo cy'imigani igice cya 31 kuva ku murongo wa 10 kugera ku 31. ubwo ndagenda nkoresha iyi mirongo niyo iradufasha gusobanukirwa. Agace ka mbere, umugore wubaha Imana ni uw'agaciro. Umugore wubaha Imana ni uw'agaciro. Reka tujye ku gitabo cy'imigani umurongo wa igice cya 31 umurongo wa 10b. ubwo ni agace gakurikira, bisa akabanza turajya kuri b. ngiye gusoma. umugore urushya cyane rwose Marijana igiciro. Uyu mugore afite agaciro kenshi cyane ku mugabo we, kuko ibikorwa bye byose byerekana ko atari umufasha we na nyina w'abana be gusa. Kuko nitureba ku murongo wa 11 w'iki gice, umutima w'umugabo we uhora umwiringira kandi ntazabura kunguka. ngo kandi byaremejwe, kuko uriya murongo wa 12 nawe uravuga ngo ahora amugirira neza, ntabwo amugirira nabi igihe cyose akiriho. Umugabo aramushima, nk'uko umurongo wa 28 se uvuga ngo n'umugabo we nawe aramushima ati, mbese urebye uyu mugore afite igiciro mu rugo rwe. Nk'uko uriya murongo wa 15b nawe uvuga, uratubwira ngo akagaburira abo mu rugo, agategeka abaja be imirimo ibakwiriye. urumva rero ko uyu umugore wubaha Imana, uko tubisomye ahangaha, ni umugore w'agaciro. turangije aka gace kamwe, tugiye gukandika kabiri kavuga ngo uyu mugore ni umugore w'ubupfura. ubwo tugiye noneho ku murongo, ku gice cya 31 umurongo wa 10a uvuga ngo umugore w'imico myiza ninde wamubona? Umugore mwiza wasobanuwe hano afite ubwenge, ni umunyamwete kandi afite ubushishozi mu bibazo by'ubucuruzi. reka turebe ku murongo wa 27a. amenya neza imico yo mu rugo rwe, kandi ntabwo arya ibyo kurya by'ubute. uyu mugore afite impuhwe ndetse yiteguye ejo hazaza. ni umwarimu mwiza witangiye umuryango we. kandi umurongo wa 26 nawe uratubwira ngo abumbuza akanwa ke ubwenge, kandi itegeko ry'ururimi rwe riva ku rukundo. reka tujye ku murongo wa 15a. abyuka kare butaracya. hanyuma 16b nayo uravuga ngo umurima we awuzuza urutoki. hanyuma umurongo wa 24a, aboha imyambaro akayigurisha. murumva rero dukurikije iyi mirongo twasomye rwose ko uyu mugore ari umugore, biragaragara neza ko uyu mugore ari umugore w'ubupfura. turangije agace ka kabiri, tugiye ku gace ka gatatu. uyu mugore ni umugore wibonekerwa, babyita vision. uyu mugore ni umugore wibonekerwa. n'ibonekerwa rihe? mfitemo ibonekerwa ritatu. ni ibonekerwa ryo kwizera, ry'ejo hazaza, ndetse n'iry'urugo rwe. reka rero mbisome nkoresheje amagambo yo muri Bibiliya. uyu mugore ni umugore w'ibonekerwa eshatu. ibonekerwa rya mbere, icyerekezo cyo kwizera. ahangaha turibona mu murongo wa 30. ubutoni burashukana kandi uburanga bwiza ni ubusa.
ariko umugore wubaha Uwiteka niwe uzashimwa, niwe uzashimwa. Ntabwo yita ku buranga bwe, ahubwo uyu mugore yita ku bantu Imana yamuhaye, abitaho, akabasengera, mbese mu mwuka akabasabira no ku Mana. Hanyuma iyindi vision ngo uyu mugore afite icyerekezo cy'ejo hazaza. Akambere karavuga ngo icyerekezo cyo kwizera, akandi ka kabiri, agapoint ka kabiri karavuga ngo afite icyerekezo cy'ejo hazaza. Ubwo turajya ku murongo 25b. Kandi igihe kizaza azaba agiseka atacyitayeho. Ibyo akora byose ni ukureba ko umuryango we utazababara mu gihe kizaza. Imyenda, ibiryo n'uburaro bizatangwa n'akazi ke gakomeye, kandi azi ko hari ibindi bikenewe ejo hazaza. Murabyumva ko uyu mugore ari umugore ufite icyerekezo cy'ejo hazaza. Hanyuma akandi gapoint ka nyuma karavuga ngo uyu mugore ni umugore ufite icyerekezo mu muryango we. Turajya ku murongo wa 27a, uravuga ngo uyu mugore amenya neza imico yo mu rugo rwe. Dukurikije utu point navuze ko uyu mugore afite icyerekezo cyo kwizera, icyerekezo cy'ejo hazaza n'icyerekezo cyo mu rugo rwe, rwose biragaragara ko uyu mugore ari umugore wibonekerwa rwose. Ubwo rero turangije kiriya gice cyo kuvuga ngo ni gute wabaho ubuzima bwubaha Imana uri umugore. Tugiye ku gice cya nyuma kivuga ngo ni gute wabaho ubuzima bwubaha Imana uri umugabo. Iki gice rero nagiciyemo ibintu bitandatu byazatuma umuntu abona Imana narangiza iby'urugendo rwe kuri iyi si. Yewe baravuga ngo umuntu akora ibyo ashaka, ariko burya iyo ukoze ibyo ushaka bikujyana ahantu heza, byaba byiza nabyo ubikoze. Naciyemo ibintu bitandatu. Ikintu cya mbere umuntu yakora ari umugabo ushaka kubaha Imana, ushaka kubaho ubuzima bwubaha Imana, ni uko uwo mugabo, umuntu agomba kuba ubuzima bwo kwihana. Agomba kubaho ubuzima bwo kwihana igihe cyose. Ngwino rero turebe mu igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, umurongo wa 3:19 ngiye gusoma. Nuko mwihane, muhindukire ibyaha byanyu bihanagurwe, ngo iminsi yo guhemburwa ibone uko iza ituruka ku Mwami Imana. Umuntu yagombye guhora yihana by'ukuri, akihana rwose, agasaba imbabazi z'ibyaha akora igihe cyose. Kuko dusubije amaso mu gitabo cy'Imana muri Bibiliya, hari imirongo mu Mugani 28 igice cya 10 Umugani igice cya 28 umurongo wa 13b kivuga ngo ariko ubyatura akabireka azababarirwa. Ubyatura akabireka azababarirwa. Urumva ko niba kuko abaho ubuzima bwo kwatura, akabaho ubuzima bwo guhora iteka ari ku mavi yihana, asaba imbabazi, kubera ko ubundi ubuzima bwacu tubaho turi abanyabyaha, uyu muntu rwose yagombye kubaho ubuzima bwiza, ubuzima butababazwa n'ibyaha, ubuzima rwose bumwerekeza ku Mana. Kuko nagira ikibazo cy'icyaha akababazwa, akumva ko icyo cyaha kigomba kumuvaho, akajya gusaba imbabazi Imana. Imana ihora iteka yakira abayo bose bituza, bacisha bugufi, bakaza bagasaba imbabazi, maze Imana ikabagira n'impuhwe, ikabaha n'imbaraga zo gukomeza kunesha icyaha, kunesha icyaha, maze ubuzima bugakomeza bukaba bwiza, ubuzima bugakomeza bugushimisha Imana, nubwo harimo ibigeragezo, ariko Imana iramukomeza. Ubwo rero aka karongo ka mbere tuturangije ngo umuntu agomba kuba ubuzima bwo kwihana mu gihe ashaka kuba ubuzima bwo kubaha Imana, ari umugabo w'Imana, ari umugabo ukunda Imana, umugabo ushaka gukurikiza Imana.
ubwo rero aka ka mbere turakarangije, tugiye ku ka kabiri. Umuntu agomba kubaho ubuzima, agomba kubaho kubw'ubuntu bw'Imana, agomba kubaho ubuzima akurikije ubuntu bw'Imana. Turabizi ko ubuntu bw'Imana bufasha abantu, none niba koko umuntu agomba ashaka kubaho ubuzima bwubaha Imana, agomba kubaho kubw'ubuntu bw'Imana, akanga iby'isi, kuko iby'isi birarushya. Reka tujye mu gitabo cya Tito igice cya 2 umurongo wa 11. Kuko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza. Kuko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwabonetse. Ubu buntu nibwo bwigisha umuntu wese guhakana icyaha n'iby'iy'isi, ubundi agashobora kubaho ubuzima bushimisha Uwiteka, ubuzima bwo kubaha Imana yacu. Ubwo point ya kabiri ndayirangije, ngiye kuri point ya gatatu. Iravuga ngo umuntu agomba kwirinda kugaragara mubi ibyo muri iyi si. Umuntu agomba kwirinda kugaragara mu bibi byo muri iyi si. Iyi si yuzuyemo ibibi byinshi. Umuntu rero ushaka kubaho ubuzima bwo kubaha Imana agomba kwirinda kugaragara mu bibi by'iyi si. Reka turebe igitabo cya Abatesalonika ba mbere igice cya 5:22 icyo kitubwira. Mwirinde igisa n'ikibi cyose. Ijambo ry'Imana risaba umukristo uwo ari we wese kwirinda ikintu cyose cyamutera gucumura, cyane nk'uko tubivuga, ko tubireba, ikintu cyose cyatuma amaso yawe agenda akarangarira iby'isi. Ibintu byose birangaza bituma umuntu acumura. Reka tuvuge, hari ibintu umuntu areba kuri za televiziyo, hari ibintu umuntu yishimira kugenda akareba, ariko tuzarebe hari nk'ibintu bijya bya porunogarafi. Ibintu nk'ibyo ngibyo umuntu agiye akabireba, ni ngombwa aba ari gucumuza amaso ye, aba ari gucumura. Imana ntabwo yabyishimira. Ubwo rero turangije icya gatatu, tugiye ku cya 4. Umuntu agomba gukurikiza gukiranuka, agomba gukurikiza gukiranuka. Tujye mu gitabo cy'Abatimoti ba kabiri igice cya 2:22. Nuko uhunge irari rya gisore. Umuntu agomba guhunga irari rya gisore, ahubwo ukurikize gukiranuka no kwizera n'urukundo n'amahoro, ufatanyije n'abambaza Imana yacu, ufatanyije n'abambaza Umwami wacu, bafite imitima iboneye. Umukristo wubaha Imana agomba guhora yifuza kubaho ubuzima bw'umukiranutsi, kuko kumufasha ubwo ubuzima bw'umukiranutsi bumufasha kudacumura. Niba ubayeho ubuzima bw'ubukiranutsi, ni ukubaho nyine wicuza ibyaha, ni ukubaho nyine ukurikiza amategeko y'Imana. Bimufasha gutegura umunsi, akaba maso ngo Satani ataza kumutenguha. Ubwo rero urumva ko ntabwo ari ubuzima busanzwe. Hanyuma ubundi gusoma Bibiliya nabyo biramufasha, bifasha abizera kubaho ubuzima busaba Imana, ubuzima busabana n'Imana. Ahangaha umuntu agomba gukurikiza gukiranuka, nk'uko twabisomye mu gice cya 2 cy'Abatimoti umurongo wa 2:20. Igitabo cya 2 cy'Abatimoti umurongo wa 2, igitabo cya 2 cy'Abatimoti igice cya 2 umurongo wa 22. Ubwo rero tugiye ku kandi gace ka gatandatu. Tugiye ku gace ka 6 kavuga ngo umuntu agomba guhora yiteguye kubabazwa. Umuntu agomba guhora yiteguye kubabazwa. Ariko hari agace ka 5 twarenze, ni ukuvuga ngo umuntu agomba guhora ari imbere y'Imana. Umuntu agomba guhora, akarongo ka 5, umuntu agomba kujya afata umwanya, akajya ajya gufata
igihe cyo kumva ko ari kumwe n'Imana. Iki gihe kigomba kuba igihe calme cyangwa igihe cyo kumva ko ari we n'Imana ye. Ni umurongo wa 5. Ni ukuvuga ngo buri gitondo nk'uko Yesu yajyaga abyuka akagenda agasenga akaganira n'Uwiteka, iki kintu nacyo kiragomba. Umuntu agomba kujya agenda akihererana n'Imana ye, agasoma Bibiliya, agasenga, akaganira n'Uwiteka. Icyo gihe cya buri munsi babyita ngo ni devotion. Igihe cya buri munsi ni igihe cyo kumva ko agiye kuganira n'Imana, agasoma Bibiliya. Icyo gihe rwose aba ari gutegura umunsi uri imbere. Umunsi uba uri imbere ntabwo uzi ikintu gihari. Icyo tuzi ni uko umubi ahora arekereje. Iyo umuntu afashe icyo gihe buri munsi agasoma Bibiliya, akaganirira n'Imana, aho ngaho Mwuka Wera ukamusobanurira, ni ukuvuga ngo umucira inzira. Umuntu akava mu rugo cyangwa akirirwa aho ngaho azi ko yabanjije igihe cye cya mbere ari ku mavi ari kumwe n'Imana aganira n'Uhoraho. Icyo gihe rero iyo umwanzi ashatse kukwegera umubona ataranatangira kuza kukwegera. Mbese Umwuka Wera urakuburira, ijambo ry'Imana rirakuburira, ugasanga wambaye intwaro zo kwizera, intwaro zo kwihangana, wumva ukomeye, intwaro z'ijambo ry'Imana, wumva rwose umwanzi atakumenera, yaza ahubwo akabura ahamenera. Ubwo rero ni ukuvuga ngo hagomba igihe cyo kwihererana n'Imana buri munsi, umuntu akumva ko abonye umwanya wo gufata ijambo ry'Imana, Umwuka Wera ukamwambika imbaraga, maze uwo munsi ukirirwa uri munsi wumva ko utari wenyine ahubwo uhagaze mu mbaraga z'Imana. Ako kari akarongo ka 5. Agapfuye ka 6 ngo ni ukuvuga ngo umuntu agomba guhora yiteguye kubabazwa. Turabizi ko abana b'Imana barababazwa. Reka tujye mu gitabo cy'Imana, Abatimoteyo ba kabiri, igice cya 3 umurongo wa 12. Ngiye gusoma. Icyakora n'ubundi abashaka kujya bubaha Imana bose bari muri Kristo Yesu bazarenganwa. Abakristo bose babana n'Imana bazatotezwa, kuko iyi si iyobowe n'umubi, iyobowe n'umutware w'umwijima, kandi yo ni Satani. Ariko ntiducike intege, ahubwo umuntu yagombye gushishikarizwa no kubaho ubuzima bw'umukiranutsi, ubuzima bumufasha kumva ko ari kumwe n'Imana, kuko uzagororerwa, kuko uwo muntu azagororerwa kubaho ubuzima bw'ubukiranutsi. Uwo muntu azi ko azagororerwa n'ikamba ry'ubugingo, n'ikamba ryo gukiranuka. Yesu yabayeho ubuzima muri iyi si, kandi yabayeho ubuzima bw'umukristo, ariko ntibyatumye adatotezwa, kubera ko umugaragu ataruta sebuja. Birumvikana ko nawe baramutoteza. Yesu baramutoteje, ngo n'abayoboke be nabo barabatoteza. Ni ukuvuga ko icyo tuzi ni uko dutumbiriye igihembo cyacu, kandi igihembo cyacu ni mu ijuru. Imana ihabwe icyubahiro. Ubwo rero ndangije ibice 3 nari navuze ngomba kuvugaho: kubaha Imana uri umwana uzi ubwenge, uzi ikibi n'ikiza; kubaha Imana uri umugore, kubaho ubuzima bwo kubaha Imana uri umugore, no kubaho ubuzima bwo kubaha Imana uri umugabo muri iki gihe tugezemo. None rero ni iki umuntu yagomba gukora kugira ngo abeho ubuzima bwo kubaha Imana? Ni iki kintu umuntu yajya akora ko ndeba bitoroshye? Nagerageje gushyira hamwe ibintu 3. Ibyo bintu 3 ni ibihe? Icya mbere, umuntu yagombye guha ubuzima bwe Yesu. Turebye mu gitabo cya Yohani igice cya 3 umurongo wa 7 uravuga ngo: bitangazwa nuko nkubwiye yuko bibakwiriye kubyarwa ubwa kabiri. Umuntu agomba kwemera ko Yesu ari umwana w'Imana wapfuye kubera ibyaha bye, ubundi akamwiha Yesu, akamuyobora, akamuha Umwuka Wera, maze akaba umuntu mushyashya. Icya kabiri, umuntu akwiye kubaho ubuzima buri mu ishusho ya Yesu. Ati gute? Tugende mu gitabo cya Baromani igice cya 12 2a. Kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke
muhinduke rwose mugize imitima mishya. Imibereho y'umukristo wubaha Imana igomba kuba itandukanye n'umuntu uwo ari we wese uri muri iyi si. Bigomba kuba bitandukanye. Niba bidatandukanye gusa umuntu yavuga ko ari icyo ahubwo. Icya gatatu, umukristo wubaha Imana agomba gukunda Imana akanga iby'iyi si. Reka tujye mu gitabo cya Yohana wa mbere igice cya 2 kuva kuri 15 kugera kuri 17. Reka nsome. Ntimugakunde iby'isi cyangwa ibiri mu isi. Umuntu nakunda iby'isi, gukunda Data wa twese ntikuba kuri muri we. Kuko ikiri mu isi cyose ari irari ry'umubiri, ari irari ry'amaso, cyangwa kwibona ku by'ubugingo bidaturuka kuri Data wa twese. Ahubwo bituruka mu isi. Kandi isi irashyirana no kwifuza kwayo. Ariko ukora ibyo Imana ishaka azahoraho iteka ryose. Imibereho y'umukristo wubaha Imana igomba kuba itandukanye n'iy'isi. Ntagomba gukunda Imana n'isi. Agomba gufata kimwe. Nadafata kimwe biramushobera, ahubwo ntabwo biraba byoroshye. Agomba gutoranya kimwe. Ukunda Imana n'ibye cyangwa ukunda isi n'ibye. Turebe mu murongo, turebe mu migani, igitabo cy'Imana mu migani 19:23 biravuga ngo kubaha Uwiteka bitera ubugingo. Umwubashye azahora ahaze. Azahora ahaze, ntazagerwaho n'ibibi. Uwiteka ahabwe icyubahiro. Haleluya. Amen. So, none amagambo atera umwete muri ubu buzima ni ayahe? Muri ubu buzima butoroshye ni ayahe magambo twavuga hano yatera umwete? Tujye mu gitabo cy'Imana, tugiye kujya mu Baroma igice cya 8:18. Mbonye yuko imibabaro y'iki gihe idakwiye kugereranwa n'ubwiza tuzahishurirwa. Hano Paul yijeje abakristo kubana n'Imana. Yijeje abakristo kubana kubaha Imana ko imibabaro barimo guhura nayo ubu ntaho ihuriye n'ingororano tuzahabwa nyuma yaho. Ati kandi izahabwa n'uwarangije urugamba rwe, nk'uko tubisoma hano mu gitabo cya 2 cya Timoteyo igice cya 4:7. Aravuga ngo narwanye intambara nziza, narangije urugendo, narinze ibyo kwizera. Reka nongere ngo narwanye intambara nziza, narangije urugendo, narinze ibyo kwizera. Isengesho ryanjye ni uko Umwami yadufasha. Yesu adufashe. Yesu dufashe. Mana dufashe. Duha ubushobozi bwo kurangiza runo rugendo. Duha ubushobozi bwo gushobora kubaho nk'uko ubishaka, kugira ngo igihe uzazira uzasange Imana twakwiteguye. Tukubahe iminsi yose y'ubuzima bwacu, maze utunezererwe. None rero ngeze aho ndifuza rwose ko abantu batarakira Yesu bamwakira. Ndabashishikariza rwose gusanga umukiza, kwakira Yesu nk'umwami wabo n'umukiza wabo, umukiza w'ubuzima bwabo. Kuko nta kuntu umuntu ashobora kuba ubuzima bwo kubaha Imana atarahaye ubuzima bwe Yesu Kristo. Ngiye rero kuvuga iri sengesho ry'agakiza, hanyuma ushaka guha ubuzima Yesu agende asubira mu magambo mvuga, maze Umwami Yesu amusange, amushoboze, amuhe n'umwuka we wera. Reka dusenge isengesho ry'agakiza. Mana yanjye, Mana isumba byose, mubyeyi mwiza, ndaje imbere yawe nzi ko ndi umunyabyaha. Ndagushaka Yesu. Nagucumuyeho kenshi, nikishije bugufi. Babarira ibyaha byose nagucumuyeho.
ndashaka kumbera umwami n'umukiza wanjye. Ngwino Yesu unyobore, ngwino umpe kuruhuka umubiri n'ubuzima bw'icyaha. Ndashaka kugukurikira kandi ndashimye urupfu wapfuye ku musaraba ukampfira kubera ibyaha byanjye. Ngwino rero Yesu, ndagukeneye, ngwino unyobore, ndi uwawe, ndashaka kuba uwawe. Bisabye nizeye mu izina rya Yesu, amen. None rero nivuze iri sengesho wizeye kandi ubishaka, reka nguhe ikaze mu muryango w'abana b'Imana. Icyo nakwifuriza, nasaba, ni uko washaka ahantu hari itorero ryigisha ijambo ry'Imana, ukajya ukurikira ibyo bigisha, ukabana n'abandi bantu bakurikira Imana, bemera Imana, bemera ijambo ry'Imana, nawe ugakura mu bana b'Imana. Kandi rwose nguhaye ikaze, nunagira n'ikibazo wenda wanyandikira cyangwa se ukambaza ikibazo, nibishobora nzagusubiza. Icyiza ni uko wafashe decision nziza. Imana ihabwe icyubahiro kandi umugisha ukugereho igihe cyose. Ndangije iyi message rero mbaza nti, uyu munsi niba wakurikiye iri jambo, iki kiganiro twagize, ese wavuga ko nawe uri kubaho ubuzima bwubaha Imana? Iki ni ikibazo umuntu yibaza akisubiza. Niba igisubizo ari yego, reka ngushimire rwose, komereza aho. Imana ihabwe icyubahiro mu buzima bwawe. Icyo nasaba ni uko nawe wagira uwushishikariza akabaho ubwo buzima, kugira ngo Uwiteka ahabwe icyubahiro kandi akomeze agukoreshe nawe. Niba igisubizo kibaye ngo ya, ubwo nanjye ndi kubaza nti, ese ni iki cyifuzo cyangwa se ni iyihe decision wafata ubu ngubu umaze kumva iyi message nk'iyi ngiyi? Icyo navuga ni uko nagusengera, ndakomeza kugusengera, maze Uwiteka agufashe, maze nawe ugere aho ufata decision. Niba ushaka koko gukomeza kwibera muri iyi si, ukaba uw'iyi si, isi iri gushira, cyangwa koko niba ushaka kureka kuba uw'iyi si, ukabaho ubuzima bukurikira Yesu, ubuzima bwo kuberaho Yesu, bwo kubaha Imana, maze urazi ko ikiguzi cyabyo ari ukujya mu ijuru. Ubwo rero ikibazo gisigaye ari icyawe, decision ni iyawe. Ngo Imana Umwuka Wera akuyobore, kandi tukwifurije decision nziza, twifurije ubuzima bwiza. Imana ihabwe icyubahiro. None rero reka nsenge ngo ndangije iyi message. Mubyeyi mwiza, nyir'ubutungane, Mana isumba byose, nyir'ubutagatifu, turashimye rwose ko turangije iyi message. None turasabye Mwuka Wera ngo rwose icyo twasomye cyose hano, ijambo twasomye, udufashe kurisobanukirwa, maze tumenye aho duhagaze muri ubu buzima turimo. Niba tugomba gukomeza kubaho muri iyi si, tuba ab'iyi si, dukora iby'iyi si, cyangwa se mubyeyi, niba tugomba kugukurikira, tukakubaha, tukabaho ubuzima bukunezeza, ubuzima bwo gukorera ijuru. Dushoboze gutoranya kandi dushoboze kubigendanamo neza, tubihagararemo neza, maze ubihererwemo icyubahiro, kandi udushoboze natwe tugira abandi tuzana muri iyi nzira, abandi baza ari benshi, maze nugaruka kudutwara uzasange twarakoze umurimo w'abakiranutsi. Tubisabye twizeye kandi dushyizeho umwete, mu izina ry'Uhoraho Umwami wacu Yesu, amen.